nkuko nayo basezeranyije kujya mbageza ibitabo bigiye bitandukanye ni Santos na none. Uyu munsi nabazaniye igitabo cyitwa Mind Boy, igitabo cyanditswe n'umwanditsi witwa Peter Abraham. Uyu munsi wa none mbazaniye igitabo cyitwa Mind Boy cyanditswe n'umwanditsi witwa Peter Abraham, cyangwa se mu ndimi z'amahanga Otto Abraham. Uyu munsi nyuma yo kubagezaho ibitabo bigiye bitandukanye, uyu munsi icyo gitabo nabayitiyemo babwire ngo mwibuke gukora share, subscribe, comment ndetse na like, byose mubikoreye icyarimwe kugira inkuru zanjye zijye zibageraho ku gihe. Banyeshuri inshuti zanjye, abanyarwanda, abaturarwanda mwese, mbifurije umunsi mwiza ndetse n'amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Uyu munsi mbazaniye igitabo cy'amateka akomeye cyane ahangaha iwacu muri Afurika, igitabo cyanditswe muri Afurika y'Epfo ndetse akaba ari cyo gitabo cya mbere muri Afurika cyanditswe mu rurimi rw'Icyongereza, kugira ngo uriya mwanditsi yumvishe n'abanyamahanga bose icyo gitabo bagisome bashe kucyumva akigira international. So Peter Abraham nyuma y'igihe kirekire cyane akomeje kwitegereza ibyayo bimaze igihe bibera muri Afurika y'Epfo, aho hari amakimbirane akomeye cyane ashingiye ku ruhu, amakimbirane ashingiye ku ruhu race. Icyo gihe Peter Abraham yaje kuriyarealiza cyase aza kureba aritegereza na Vatican wakwandika igitabo abantu bazagisoma ndetse bakagenda banagihererekanya uko ibihe bigiye bitandukanye. Muri Afurika y'Epfo murabizi neza cyane ko ari igihugu cyakunze kugira amakimbirane ashingiye ku ruhu. Murabizi neza mu gihe cya Nelson Mandela Fix, muramuzi, aho bari bakomeje kurwanira uburenganzira bwabo, aho nta mwirabura bafite uburenganzira mu kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo. Ni igihugu cyayobowe imyaka myinshi n'abazungu. Bari mu gihe cyitwa apartheid. Apartheid ni igihe umwirabura yarimo arwana uburenganzira bwe, akeneye ubwigenge mu gihugu cye. Abazungu baje bakoreza Afurika y'Epfo, birangira igihugu bakize nk'icyabo. Nta mwirabura wabaga mu kazi keza, nta mwirabura wari wemerewe kwambara neza cyangwa kwicara mu umuzungu ataricara. Uyu munsi rero cyitwa nabayitemo ngiye kubagezaho igitabo cyitwa Mind Boy. Nkuko mubizi abantu bafata ibitabo bakandika bashaka gusobanura ibintu bakabishyira mu bundi buryo. Igitabo cyacu gitangira gute? Reka dutangire kuri aka topic gato kitwa apartheid. Apartheid muri Afurika y'Epfo yarabaye ndetse igira ku cyiciro kiri hejuru cyane utakeka, aho umwirabura wari wese hari ibintu byinshi yabaga atemerewe. Kwiga mu bigo bihenze ntiyabaga byemerewe, gukora muri za ministeri byari bigoye, ndetse muzi ko abayobozi bo mu nzego zo hejuru bakomeye, abari bagikuriye ba perezida ndetse n'abandi 80% bari abazungu, cyase 90%. Icyo gihe ba Nelson Mandela baje kureba basanga ibintu bidakwiye. Nicyo gihe niho mwaka ukimwa Nelson Mandela ukuntu afunze imyaka isaga 20 irenga, azira gushaka guharanira uburenganzira bwabo. Aza gufungwa rero imyaka, nyuma y'iyo myaka ari muri gereza yaje gufungurwa ndetse anaba umuperezida wa mbere w'umwirabura wayoboye igihugu cya Afurika y'Epfo. Mind Boy, mind tuze mind ni birombe, boy ni umuhungu, ibyo murabizi. So nyuma ya Nelson Mandela kuba perezida wa mbere w'umwirabura, icyo gihe abirabura batangiye kugira ijambo babwira ngo never give up. Nelson Mandela afite imyaka 20 yose ntigera ava ku bintu, arakomeza arahatana. Nyuma yo gufungurwa cyo imyaka ingahe aza kuba perezida ndetse igihugu akiyobora mu mahoro, areshesha abantu bose barangana, umwirabura n'umuzungu bose bagira uburenganzira n'icyo gihugu. Ayo ngaho yari amateka aciyemo. Inkuru yacu turayitangirira he? Ndibuze kubamanza abwira abantu tugiye guhura na muri ibyo. Tugiye guhura n'umugabo witwa Zuma, cyangwa se umusore witwa Zuma muri buze kumumva cyane muri inkuru ngiye kubagezaho, muri novo cyangwa novela ngiye kubagezaho. Zuma muri buze kumumva cyane. Tugiye guhura n'umukobwa witwa Eliza, umwarimukazi. Tugiye guhura n'umukobwa witwa Menzi, umukobwa akundaga Zuma cyane birenze byo kwa, ndetse byanaje kurangira ku ndundura y'umusezeranyije promised him to marry, ndetse ari wamusezeranyije ko bazabana. Nyuma y'ibintu byagiye biba kuri Zuma gusa turuze kwibona.
tugahura n'umumama witwa cyangwa se umukobwa witwa Leya who gives Zuma accommodation, ariwe wakiriye Zuma agira gicageraho abikesha Leya. Turabona n'umusaza witwa Daddy, turabona n'umusaza witwa Daradara, n'umukecuru witwa Maprank. Turibuze guhuramo n'abandi bantu benshi ba Joanis, turibuze guhuramo n'uwitwa John, turibuze guhuramo n'abakarakiters bagiye batandukanye. Mwe mukurikira inkuru gusa, ndibuze kubagezaho ibintu byinshi related to this novel. Ndabagezaho ibintu byinshi rwose, inshuti zanjye mwibuke gukora subscribe, share na comment. So inkuru yacu turayitangira gute? Muri inkuru turibuze guhuramo n'abandi bagabo b'abazungu, uwitwa Daddy, uwitwa Paddy ni umuzungu ufite umugore witwa D. Umugore witwa D ufite inyuguti mu D, da na I, niko umugore wa Daddy yitwa. Turuzi guhuramo n'abazungu bagiye batandukanye ba Chris ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye, byose tubize kwisanga muri iyi nkuru. Nkuko bisanzwe Santos wa welcome to my channel, ndetse mbabwira ngo mukomeze muzanga muhaho ubumenyi mubwire n'abandi bose anga ari novo nziza zisobanuye mu Kinyarwanda bimeze neza, ndetse n'ibibazo byose mwibaza am ready kubasubiza ibyo bibazo byose. Tutangira n'umugabo witwa Zuma, umusore w'iboga, ari umusore umeze neza, ushinguye, uri strong physically, umeze neza rwose, ariko mukene cyane. Avuye iwabo muri North, aje mu mujyi gushaka akazi. Iwabo wabazuma bari abakene cyane bikomeye mu cyaro bisanzwe, yamenyereye kurya ibijumba, amenyereye kurya amateke, ari cyo kintu yakuze yibonera, nta kindi kintu akoraga. Mu muryango ukenye ariyo avuye, ava muri North. Zuma from the North. Zuma yavuye muri North aza muri Johannesburg, cyase aza mu murwa gushaka akazi. Directly Zuma akigera mu mujyi, ntago yavuye mu gitondo kare, yaje kugera muri Johannesburg cyase mu mujyi. Bumaze kwira, icyo gihe bwari bumaze kwira. Zuma nta hantu kurukira yari afite, nta murumuna we wari uri mu mujyi, nta mukuru we, nta se wabo, nta nyina wabo, nta muntu n'umwe wabaga mu mujyi wari uziranye na Zuma. Ntawe. Ni nkuko nawe wakufata ubu ukava ahangahe Rubavu, cyangwa ukava muri Rutsiro hirya cyangwa Kenke ukerekera i Kigali, nta muntu n'umwe usanzeyo uzi gusa ugiye ufite amakuru ko ariyo akazi kabagabo gakorera, cyangwa ariyo ushobora kuzabonera iki amaramuko. Zuma yari afite iki? Yari afite agashandiyo cyangwa se akabari gatoya kari karimo utwenda tungahe natwo twacikaguritse bigaragara. Nta kindi kintu Zuma yagiraga. Ageze mu mujyi mu masaha moya n'igice, izuba mu masaha 12 mu masaha moya, izuba rimaze kurenga. He asked where to stay. Yibaza ahantu ari buze kuruhukira. Mu gihe ahagaze aho ngaho arimo kibaza ari buze kuruhukira, yaje kubona umumama uhagaze hakurya. Uwo mumama yafite igitoroshi aramumurika, abona ni umusore uhagaze ahantu bisanzwe, uhagaze aho ngaho gusa ari mu ndahire mazi afite ahantu ho kujya. Uwo mumama aragenda amwegera amazi ngo hayi bite, ni byiza, amakuru yawe ni meza, kuri hano ati naje inaha gushaka akazi, naje inanga gushaka imibereho, nturutse mu majyepfo, nturutse muri North. So umumama yaramufasha amubwira ati wewe ufite ahantu ho kuruhukira? Ati ntaho. Wewe ufite aho kurya? Ati naho. Zuma nawe araje amubwira ati niba wambonera ahantu ho kuruhukira nkabona n'utwo kurya simbizi. Zuma yirengagije ko nari n'igiceri cy'icumi afite. Yes, flow me well, mumurikire neza tugendane. Zuma yabaje uwo mumama ati ese nabona aho kuruhukira? Nkabona na n'utuntu dusanzwe two gufata two kurya. Kandi Zuma nta n'ikintu cyafite. Uwo mumama yafashe Zuma amujyana iwe. Uwo mumama yafashe Zuma amujyana iwe. Uwo mumama yitwaga Leya. Uyu Leya yari twamwita umugore, yari umugore ufite business beer, cyase ufite akabari mu gace kitwa Mareka.
muri Marey Camp. Aho ngaho muri Marey Camp Leya yacurizaga akabari. Nkuko twabonye muri introduction cyangwa se uko twabonye tugitangira, abirabura hari ibintu byinshi bari barabujijwe mu kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo. Nta mwirabura wanga inzoga, nta mwirabura wemerewe gucuruza inzoga, nta mwirabura wemerewe gukina ibisoro, nta mwirabura wemerewe kujya ku ishuri mu igereza y'abandi bana. Bajyaga ariko bakajyaho ntibige neza. I know umumama afata Zuma ati tugende nkwereke aho urukira, amufata amujyaniwe aho acururiza inzoga ndetse anariho atuye. Bwari maze kuba nimugoroba mu masaha moya n'igice, mu masaha 2, Zuma akigera aho ngaho kwa Leya yasanze abandi bantu. Yasanze umukecuru witwa Mapra, asanga umusaza witwa Daddy, ndetse asanga n'uwitwa Johannes. Hari abantu aho ngaho bari batuye muri urwo rugo bo Leya yareranye. Zuma arasuhuza, introduces himself. My name is Zuma, nitwa Zuma. So I'm coming here najanga mu murwa mu cyasi mu mugi mushaka iki akazi. Baraganira nabo baramwibwira. Zuma Daddy abibwira Zuma, Mapra kino yibwira Zuma, buri wese introducing ibisanzwe mu nzu bisanzwe. So Zuma baricara mwakira bamwizo kurya ararya, bamanito kumwa naho kumwa aranywa. Arangije Leya aramufata ambwira ati ngwino nkwereke ahantu uri buze kurute kuruhukira. Aramujyana mu cyumba, arangije ambwira ati iki cyumba ni kimwe n'umukazi. This room is a teacher. Kino cyumba ni cy'umwarimu. Mu gihe rero atara uyu munsi ntabwo ari buze gutaha kuko yagize akazi kenshi, ntabwo ari buze gutaha. Uburaye muri iki cyumba natatu buze gushaka ikindi kintu cyo gukora. Bukeye Zuma ajya mu cyumba. Leya najya ku rugi hirya re kabuje arakazimya, aramubwira ati good night urare neza. Sawa Zuma araryama n'umunaniro mwinshi cyane, yirirwa agenda n'amaguru from morning ava iyo muri Nafu aza muri Johannesburg. Ubwo rugendo rutoshe. Zuma Johannesburg ari nini cyane, hamwe tunini cyane. Zuma akiva muri Johannesburg yaturije mu gace kitwa Marey Camp. Marey Camp ni agace kibiragamo abirabura cyane. So nkuko ushobora kumubwira ikigali ugasanga agace kamwe gatuyemo abakongomani, ahandi niho abagande basa ngaho basa n'abacumbitse. Nicyo no muri Afurika y'Epfo naho wasanga hariho agace kamwe gatuyemo abirabura benshi kurusha utundi duce. Aho Marey Camp hari hatuyemo abirabura benshi. Zuma araryama, buri wese ajya mu gitanda bararyama. Mu gitondo bukeye Leya abyukira mu kazi bisanzwe. Zuma abyuka kererewe mu gitondo. Zuma akibyuka akibyuka yabyutse kerewe. Bariya bose buri wese yagiye mu kazi ke. Abyutse asohotse yumva hanze hari urusaku rutandukanye, abantu barimo basa n'abarwana. Arasohoka aritegereza, asanga hanze hari abantu bari kurwana, abagore babiri bari kurwana. Abo bagore bari abakarorede tuze abakarorede abari abametisi. Uwitwa abo bagore b'abametisi, umwe yitwaga Liza, undi yitwa nde tugendane. Umwe yitwaga Liza, undi yitwa itondo. Akimara kubimutegurira abo ngabo bari abakarorede bawe cyangwa se bari abametisi b'abamama, bari barimo barwanira aho ngaho mu muryango kwa Leya barwana. Bari basinze nyine, baranywa inzoga, bari basinze bararwana. Zuma abyutse asanga hanze reka ibintu byakomeye. Asanga hari umusaza witwa Daddy ahatarinze abantu bari kurwana nk'abakizi, ahubwo arimo yibyinira rolling, abyina hirya no hino, asamba agenda. Yari aho ngaho arimo yibyinira hirya no hino, yikoze ibumoso iburyo, ntabyo yitaho. Zuma abyutse yitegereje ukuntu abantu bari kurwana, akabona abandi batoye ntacyo bibabwiye. Afati maybe birashoboka ko abantu nawe now is a stranger. Maybe these people is a stranger. Aba bantu babateye gute? Abantu jero naje baranyakira ntago banzi. Bampereza icyo ngireba amano kujyama ntago banzi. None dore abantu barimo barwana hangaha, nta n'umubitaye bari kurwana byakomeye. Bararwana, bamaze kurwana. Leya arataha. Zuma nta kirigeze bikoraho. Leya arataha, akimara gutaha avuye mu kazi mu gitondo, turacyari mu gitondo, asanga abantu bari kurwana. Lena na Liza barimo barwana, arabakiza. Uwitwa Lena yari yakomeretse,
Leya aramufata agenda amuhanagura, amufata atambara agenda amuhanagura, arababwira ati so but if you want to fight come to fight with me. None ushaka kurwana nazarwane nanjye murimo murwana mupfike. Arabakiza aho ngaho, arangije afata ajya mu gitondo, akimara kubimutegurira yitaho bisanzwe mu icyo gitondo. Aho ngaho hari umugabo witwa Daradara yari umusore cyase yari umugabo wakundanaga na Leya, yakundaga Leya cyane ndetse yari incorekeye. So uyu Leya yari afite umugabo, uyu mugabo yari amaze igihe runaka afunzwe kigera ku mwaka urenga, afunzwe azira kwica umuntu who tries to kiss her wife. Uwo muntu wari waragije gusoma umugore we, kumusoma to give her kiss. Leya acuruza akabari, nimugoroba abasinzi bamaze kuba basinze, umwe ashaka kumusoma. Ashatse kumusoma, umugabo wa Leya ari aho ngaho. Isharira mwica agahinda n'iki byose akora ikiga kuri kumenyera umugore ahita akica. Uwo mugabo wa Leya ajya gufungwa. Umugabo wa Leya akimara gufungwa, hari undi mugabo wasigaye hanze witwa Daradara, yasigaye ari aryamana na Leya bisanzwe, nta mugore, buryo umugabo yadahari, umugore yishakirishiriza izindi nzira, bakajya baryamana. Uwo mugabo amaze kubona Leya y'ukuntu atagiye kwita kuri Zuma, agira ishyari rikomeye cyane. Yaje kugira ishyavati, kandi iki gisore cyacu abantu basanga kishe kuntwara iki umugore. So yiga umugambi w'ukuntu cyasiga uburyo ukuntu azica Zuma, avuga ati uyu musore ngomba gushaka ukuntu namwikiza hato akatazanwara iki umugore. Leya akimara gutegura Zuma, aho ngaho twari tugeze, akimara gutegura Zuma twubye twa mu gitondo, yambwiye ati Zuma utambura gutya ukabona nakwitayeho ukagira iki niki ukibwira ngo nabakunze, oya sinigeze ngukunda, ahubwo niba unatekereza ibyo ngibyo menya ko bibeshe. Niba utekereza ibyo ngibyo menya ko bibeshe, sinigeze ngukunda, ahubwo uyu Leya yari umumama ufite ubumuntu, kind. Leya yari kind. Niba characteristic zara cyase muri characterization zara cyase ibiranga Leya yari umuntu uri kind, yari umumama uri kind. Leya yari afite business y'inzoga aho ngaho muri Malay Camp, kandi ucuruza inzoga ntabwo byari byemewe, ariko yazicuruza bwishwa, yaherezaga ruswa. Abapolisi bashinzwe kuza gucunga gufata abirabura bacuruza inzoga n'abazinywa, baza kumufata akaba breedinga cyase give them corruption, akabareza karuswa, ayo business igakomeza kajya mbere. Zuma umunsi ukurikiye yafashe yabonye umugore witwa cyase uwamwari mu kazi yaje gutaha. Umwari mu kazi yitwaga Eliza. Zuma akimubona, he attracted for her beauty. Yase akururwa n'ubwiza bwe. Akibona Eliza, niba bikubaza kuki Zuma yakunze Eliza, yamukundiye ubwiza bwe. Akimubona Eliza yari umukobwa mwiza cyane pe, umwari mu kazi. Akimubona yase amukunda bikomeye cyane. Deeply fall in love with her. Yase amukunda umutima wituyo. What a beautiful girl. Abona umukobwa mwiza w'itangaza. Uyu Eliza yari mama we yavukanaga na mama Leya. Mama Eliza yavukanaga na Leya. Nyina wa Eliza yari Tazimana passed away. So Eliza aza kurerwa na Leya. Ndabisubiramo, uyu Eliza yari mama we yavukanaga na Leya, aza kurerwa nande na Leya. Eliza yarezwe na Leya. So uyu Eliza yari umwari mu kazi, mwiza, umukobwa uteye neza, ariko yari afite ikibazo, ntiyigeraga akunda abirabura bagenzi be. Ngamare n'umugabo igihe kirekire, we yari ifitemo evil inside, yari ifitemo evil yo ukunda abantu bafite imico who are behavior like white men, bafite imyitwarire cyangwa imico imeze nk'abazungu, bameze neza, bafite amafaranga, yari ko ukunda ibintu by'ibiryoshye. Zuma kimubona abaramukunze, aramusuhuza. Eliza nawe abonye Zuma physically yari umusore uri fit, umeze neza, who is strong, ariko mentally
cyasi mu bwonko Zuma yari ntabwo yigeze yiga, murabyumva, ntazi nta cyongereza azi, nta mafaranga afite, ni umukene. Physically Zuma yari ibogari, ariko mu financial mu by'ubukungu yari hasi. Eliza we yari afite ikintu cyo gukunda abantu bafite amafaranga, bafite imico y'abazungu, bakunda kuryoshya, who dressed like white men, bambara neza abazungu, bameze neza. Abaho ngaho Zuma atangira gukunda Eliza, nk'abantu babanaga bakajya baganira bisanzwe. Aho ngaho kwa Leya hari undi mukobwa witwa Maisie wakoraga mu rugo rw'abazungu hirya mu gace kitwa Hope. So uyu Maisie we abonye Zuma yahise amukunda, agakunda Zuma cyane birenze bikenewe, yaramukunda cyane. Maisie yakundaga Zuma, ariko Zuma we ntamukunda, ahubwo Zuma we yahise atangira kwikundira yikundira undi mwari mukazi. Turagenda nashuti bavandimwe, bibutse gukora share, comment, subscribe, ndetse n'igitekerezo waba ufite wakishyira muri comment, n'ikibazo waba ufite runaka cyo muri literature wakishyiranga muri comment. I'm ready kubasubiza, niteguye kuba nabasubiza buri kibazo cyose mwifuza ndetse munibaza kuri novel, even no kuzindi novel. I'm here to help you. Ndi hano kugira ngo mbafashe, to support you in this lesson. Zuma ari gukunda Eliza. Eliza nawe nta ari kubona Zuma ni bogare physically, ariko financial ari hasi. Zuma nawe afite undi mukobwa uri kumukunda witwa Maisie. Babaye aho ngaho bakomeza gukunda Maisie, akomeza gukunda Maisie, atangira gukunda Zuma cyane. Zuma nawe akomeza gukunda Eliza cyane. Bikubye tuvuga ngo ukunda utagukunda, uyu ukunda nawe akunda abandi. Zuma yakundaga Eliza, Eliza nawe agakunda Eliza nawe agakunda abandi. Maisie nawe agakunda Zuma, Zuma nawe yikundira Eliza. Ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho namwe wasanga bibabaho ndabizi. Ubu ukunda wasanga akunda undi. So Zuma umunsi ukurikiyeho Leya yafashe abwira umugabo wawe aho ngaho, murumuna w'umugabo we witwaga John, ati uyu mu gitondo ufate Zuma ujye kumutembereza mu mujyi, umwereke ukuntu umujyi umeze, ukuntu ibintu bibayeho, ukuntu ibintu bigenda. So aramufata mu kurikiyeho ajya kumutembereza mu mujyi. Muri Johannesburg no mu mujyi nyawo baragenda mu gihe barimo batembera. Muri Afrika y'Epfo nta muturage w'umwirabura wari wemerewe gutembera adafite pass ni ikarita yo werekanaga kugira ube wemerewe kwirute gutembera mu murwa. Uyu wabaga umwirabura. Zuma iyo karita ngo ntabwo yari afite, no John nawe iyo karita ntabwo yari afite. Zuma ni yari afite iyo karita, na John nawe iyo karita ntabwo yari afite. Iyo watemberaga mu murwa nta karita ufite, wahoraga nta polisi bagufata bakakujyana kumufunga jail, bakawushyira muri gereza, kuko nta burenganzira bwo gufite mwabwa mwemerewe kuba iyo mu cyase kwirirwa aho iwanyu. Zuma bajya gutembera, bakigera mu mujyi, abaturage bamwe bakina ibisoro kuri za rooftop hejuru, abandi mu business zabo bambaye neza, mafata mu kabisa babayeho neza. Aho kanya imodoka pick up van yayisiza igera aho ngaho. Zuma agiye kubona abona abaturage barirutse. What goes on? Abona n'abarokina bose barirukanze. Akabona biri bose bari kwiruka, bose bari kumwe. Buriya pick up van John nawe arangije arirukanka. Zuma yibasa ikibaye. I did nothing. Ntakintu nakoze, no reason to run. Mpamvu yo kwirukanka. Zuma ahagara aho ngaho, John zirukanse, abandi birukanse. Zuma mukomeza guhagarara ngo ya pick up van ivuyemo abapolisi baza kuri Zuma, baza kumufata. Zuma abona bari kumusatira, kuko basatira si what happened. Bataye kumufata, Zuma arwana nabo, arabarwanya, arangije abona ibintu ntagara amahoro, akubitamo umwe arirukanka. Yirukanse ageze imbere yahuye n'abagabo babiri. Umwe agerageza kumucikisha, abagabo barabitise. Umwe agerageza kumucikisha, undi ashaka kumufata. Zuma arabacika nabo, arirukanga. Zuma arayoba, ntabwo yarazi aho agomba gutaha. John nawe yatashe, ageze mu rugo kwa Leya, ababwiriza avuga ati twageze mu mujyi ya Pandagari raza, turirukanga wa mugabo sinzo yanyuze. Niyo mutumura mu byavuga ati what happened sura mugabo
ni nagazi ikintu na kimwe ahangaha mu muri bibiza kwita gute ari kugaruka hano ari biza kuyoba niko bwa mbere hano muri imitima ihagarara abaturage y'abamwizo ngo bataye gukunda Zuma afati ubwo nyine nta kundi karabaye bagi kumufunga. Zuma yirukanka cyane arayoba mu gusubira kwa Reya yaje kuyoba amaze kuyoba inzira yaje guhura n'umugabo witwa Johannes aramubwira ati ese wanyobora no yaje guhura n'umugabo witwa Daddy aramubwira ati ese wanyobora ukangiza kwa Reya ko cyakubwira kwa Reya wahangiza. Zuma ari gutaha avuye mu mugi amaze kurwana n'inzego z'abapolisi azitsinze ari gusubira kwa Reya ko nabo yarazi yaje kuyoba. Icyo ni kigaragara ko Zuma yatazi iki uko mu mugi cyase yatazi karaci yari arimo. Amaze kuyoba ahora n'umugabo witwa Daddy amubwira ati ese wanyobora ukangiza ku mama witwa Reya. Uwo mugabo aramubwira ati umusaza aramubwira ati kugira amakugeze uranyishura urampemba. Amubwira ati nta kibazo ndibuze kugura icupa. Uwo musaza aramutwara amugeza kwande kwari akihagera abantu bose batangana wabacitse how do it ni gute wabacitse Reya aza ku mutima uhagaze afata Zuma kuko kwari hahuragayo imbaga y'abantu crowd of people y'abasinzi bari baje kunywa inzoga bose bakira Zuma ngino barafati kuko umuntu w'umugabo ugerageje gucika umuntu w'umusore ugerageje gucika abapolisi ntabwo byoroshye aramufata amujyana hirya atararusha ko atari mu kabari aramuganiriza amubwira ati sindangiza utuzima musobanurira naje kugera mu nzira ndayoba mpora n'uwo musaza niwe wabihanga gusa I promised him a bottle of beer namusanje ko ndise kumugura iki inzoga ndazi kuvuga ngo ariko azojyabaza ese Daddy is a kind to Zuma cyase ni umuntu mwiza kuri Zuma no kuko kugira mwereke inzira yabanshije yamwemereye iki yamusabye ikiguzi. That's the reason why Daddy is not kind to Zuma. Zuma agaruka aho ngaho rero akimara kuvati nta kundi ubwo nibaza nibamenya ko ari hano tandi ari abapolisi bataga aho ngaho ndibuze kubahereza iki ruswa nk'ibisanzwe Reya yatangaga ruswa inove yabaga mu ruswa aho Reya yaherezaga ruswa abapolisi baza kumusaka iki inzoga. Zuma Reya Eliza yaje gufata Zuma bajya gutembera ahantu hitegeye Johannesburg mu mugoroba baratembera aramutembereza Zuma ageze aho hejuru hitegeye Johannesburg neza ari hamwe na Eliza batangiye gusa n'abajya mu rukundo bakigake ariko Eliza ntabwo amukunda twabonye ko Eliza yakundaga abantu bari dressed like white men bafite imico y'abazungu behavior attitude nk'iz'abazungu kandi Zuma twabonye ko bisoke umusore ariko financial nta kintu agifite afite yaramufashe ajya kumutembereza aho hantu hitegeye Mareka ndetse yanitegeye Johannesburg neza. Zuma bahageze bari gutaha bavuye na hantu muri Kanacyo bari bagiye nk'abantu basa nk'abari mu rukundo. Zuma abona ahantu hari ibirombe cyase hari ibitaka bigaragara ko bicukurwamo amabuye y'agaciro. Zuma yari yaraje mu mugi gushaka akazi k'abagabo, job of man, akazi k'abagabo nta kandi yari gucukura mu kirombe. Zuma abonye ibyo bitaka ararangara afati Jack ni bira naje gushaka ni karakazi naje gushaka ararangara. Eliza ari kugenda abona Zuma yarangaye. Zuma aragaruka amukuru kuko Zuma ahita agira ngo bashaka umusoma. Zuma ajyana iminwa agiye gusoma Eliza amubwira ati stop dutaye ntabwo naje gusoma nawe. So barataha Zuma ageze mu rugo yari aramubwira ati none se wa muhungu we wakabwereza akazi muri iyi company yanjye ukajya uko nza kugira head boy ko nza kugira umukuru muri company yanjye bimeze bite nakwereza akazi ibyo bintu kabireka. Umuhungu aramubwira ati no nakandi kazi naje gushakina. Zuma umuntu uhagara ku ijambo rye nakandi kazi naje gushakina icyanzanye nani kimwe ni ukora mu birombe mu ntabona ako kazi nakandi kazi nagite nakwemeye. Mbwira ati mwana wanje ahantu narakuriye abantu bakora mu birombe ukuntu babayeho baragenda bagakorayo bakira abasore imbaraga bakazikoresha bikarangira barwaye bagapfa igitundu kikabica nta kintu bakora mu birombe uretse kwiyangiza gusa. Amubwira ati reka akazi kose niko bimera buri wese yicwa n'akazi akora nyine ni bisanzwe. Umunsi Zuma aragenda umunsi kurikiyeho Zuma yaragiye ahura mu gitondo kare bari bakishyura amafaranga yari bari gutaha bahura n'umugabo witwa Daradara wa mugabo wagiriye Zuma ishyari yuko ashaka kumutwara Reya.
barahura daradara yakodesha abandi bagabo barimo ba Johannes tubize kumubona uyu mugabo Johannes daradara ari hamwe na Johannes iyo yabaga amaze gusinda yikomanga nka kwatuza kwangu ndakomeye meze neza Johannes zoba mfite ayita amazina agiye atandukanye menshi cyane. So barangije barwana na Zuma arwana nabo arabarwanya arabatsinda. Uyu daradara niwe wari wateje intambara kuri Zuma kuko yakeka ko ashaka kumutwara umugore. Zuma araje kubatsinda ataha bisobanura rero ukuntu byagiye. Johannes na daradara nundi mugabo Zuma arabatsinda akimara kubatsinda abwira rero atashebye rero ukuntu byagenze uyu Reya ararakara cyane akubita daradara amaze kumukubita atanamwirwa ngo ati nuzoye no kumwakira hano. Daradara agenda gutyo Reya bizine uyu Johannes agera kwa Reya asanga burya Zuma abakwari arangije asaba imbabazi aramubwira ati Johannes ntabwo nari mbigambiriye hajye waje nawe ukora iki naje nawe ushaka akazi mu birombe. Uyu Johannes akorera mu kirombe ahita abwira Zuma ati nta kibazo ndetse kugeza gushakira mu kirombe nimwe nkora ndetse gushakiramo akazi birangira muboneremo akazi. Uyu Johannes yabaga yasinze yitwa GP Williamson. Yabaga afite amazina menshi. Iyo yabaga atasinze ari soba yabaga yitwa Johannes. Yabaga yasinze akaba yitwa GP Williamson bisobanukirwe neza. Zuma akigira mu kirombe yasanzemo abandi bagabo bakora kuva mu gitondo kugeza nimugoroba akazi ntiwareba atangira gutumika arakora aza kugira umubose umuzungu witwa Daddy aza kumukunda. Umuzungu witwa Paddy yaje gukunda Johannes yaje gukunda Zuma. Uyu Paddy yari umuzungu mwiza utagendera ku by'uruhu ku by'amoko ufite umutima mwiza nta kibazo we icyo yimiriza imbere is a friend kuba inshuti. Zuma yarakoze cyane umunsi kwikeyo bamuha akazi karemeye Zuma ko gukurura ikigorofani gikorwa akazi gakorwa n'abagabo barenze umwe bagereza Zuma akora nyine. Uyu Paddy aza kubibona abwira Zuma ati nindawe kano kazi amubwira ati nuri amubwira ati ni Chris amubwira ati ntuzoye gukora akazi kameze nk'akaraje yanagiriza undi muzungu ati nukumwereza Zuma akazi karemeye gutya. Zuma abaho ngaho Johannes nawe abaho ngaho Zuma komeza gukora komeza kundana na Eliza. So umunsi batakoraga yaba cyumweru Zuma mu gihe gito yamaze mu kazi yatangiye kugira twakivumeta agenda ageraho akundwa n'abazungu akundwa n'abantu bagiye batandukanye. Ibintu birakomera ndetse gukora subscribe share na comment kuri YouTube channel yacu ndetse n'itekerezo mukabitanga nta kibazo rwose n'ibikazo mufite mukayishiramo tukibasubiza. Zuma yakoraga atakwariye haciyemo iminsi mike ya Zuma abona gukora atahi w'abandi ntabwo ari byo rwose. Nk'umuntu w'umusore ngomba kwibana niko ibintu bimeze. Zuma atangira gushakisha uburyo yakwibana yaje gukundisha akazu kari hirya yo kwariya ndetse Zuma kubera gukunda Eliza cyane byari bitage kumwafecta umutima yabari mu kazi kabura n'amahoro yataha kabura amahoro kubera kubona Reya kuko aramukunda ariko we ntabwo amukunda cyane. Eliza we ntabwo akundaga Zuma cyane. So Zuma yaje gukundisha akazi hirya abiyo ngiyo ashira igihe kirekire atajya gusura Reya bararakara bagenda karabica bavuga ati ni gute Zuma mari iminsi ngana cyata dusura umuntu twarize tugakuza tukagira ute ibiki n'ibiki byose nta kintu tutamukorese yatura iki gusa babicisha make barabireka. Eliza aza gukunda Zuma nawe igihe cyageze akunda Zuma ndetse baraza barabana barabana bakimara kubana Zuma yumvise asa nk'umuntu utuye muri paradizo ameze neza atuje abayo neza akavukaza ameze neza mu gihe atashe Eliza akamuherekeza akamubwira ati bakatembera mezi nawe iyo Eliza yabaga yababaje Zuma yagenda akafata mu mugongo akamwihanganisha amubwira ati uramukobwa niko ameze buri gihe niko ije bigenda abagabo baraza kumukunda bakagenda ni gutyo inkuru ye imeze.
kwa Leya haje kuvukayo ikibazo. Uyu Leya yaje kugira ikibazo. Abagabo bahuraga baza kumusaka inzoga, baje barasaka Leya kuko baje gusaka bahereza ruswa, ibintu none leta ndetse abandi bazungu hirya bataka kubimenya abayobozi bavate no tugomba gukora special operation, tugomba gukora operation imeze neza kuryo ura mugore tuzamufata. Leya byarangiye bamufashe atanze bamufatira mu cyuho mu gihe yarimo ataba inzoga arimo azisha ko bibaza gusaka yahita agafata inzoga agacukura muri compound yiwe aho ngahiwe muri ground yiwe agacukura akazishamo. None umupolisi umwe yaraje ahera mu tunda koze operation ari ukuntu gucukura ibintu byose. Leya abwira umukecuru twama prakati wowe uje ku muhanda ducungira umunsi bambwiye baraza gusaka nibaza zose kwazo tutubwira. Bamukecuru agenda hagarariyo kumbe abapolisi bo bapanuye kare baje kubona uko situation imeze. Leya baje kumufata, bakimara kumufata baramujyana amarayo asiga imitungo ye ayigabiye mapraka ambwira ati rero mapraki imitungo yanjye zaciwe nazagira umuntu numwe uzaza kubeshya kubyarye muhereza amafaranga mu bribinge kugira ngo nzafungurwa. No, ibyo bintu ntuzabikore, gusiga imitungo yanjye. Zuma nawe akomeje gukora mu kirombe, ntibyaje gutinda. Eliza twabonye ko imico ye itari myiza nkuko yifitemo ikibi. He has evil inside yo kunda abantu bameze nk'abazungu, kandi Zuma ntabwo yari afite. Byaje kugera igihe atoroka Zuma arigendera, asiga bwiye mapraka ati Zuma nava ukazi wamaze byo kuryo nazo umbwira ngo nigendeye. Zuma atashye asanga mapraka ari mu rugo, aramaze gusira ari he, ambwira ati Leya naho Eliza ari he, Eliza naho ari yigendeye. Yumvise ukomeza ko abantu bita murimo yagiye abusize. Zuma agahenda karamwica, asa n'umuntu uguye muri koma. Aranje mu byo kurya ararya. Zuma amaze kurya yibuka ko Eliza yamutaye, apitira cika bibaho ngaho, agahenda karamwica, asigara aho ngari yenyine mu gahinda akomeye mu kazu ke yenyine. So Eliza yagiye. Leya nawe twabonye ko bamufashe bagiye kumufunga kubera gucuruza inzoga zitemewe. Muri mine hano Zuma yakoraga haje kubamo accident. Yo accident yaje guhitana abirabura. Zuma aravuga ati njyewe sinshobora gukora abagabo bagenzi banje kirombe cyabagwiriye, sinabyemera. Uyu Zuma yaramaze kugira imbaraga zikomeye cyane mu kirombe, aho yari amaze kubona ikarita yo gutembera, ndetse baramugize head boy, ari ukuriye abandi bakozi, ari umuntu ukomeye, ari inshuti ikomeye ya Daddy, ari inshuti ikomeye ya Paddy. Uyu Paddy ni umuzungu yamushimiye cyane. Umva yemwe nta kintu we batarakoze, yari agenda kumusura iwe. Zuma umunsi umwe ajya gusura Paddy iwe. Paddy ambwira ati rero kwa gatatu na cyumwe na gukora uzaze kunsura mu rugo iwanje ntembere mwereke n'umuryango, bibe ko n'umutse n'inshuti. Ajya kumusura, agiye kumusura, agezeyo abona ukuntu Paddy abayeho n'umugore we, ukuntu bishimye. Avuga ati burya ibintu nibyo Eliza yashakaga, ibintu byo Eliza bashaka. Zuma atashye ari gutaha, yaje guhura na ya panda gare ya pick up yo bahuye bwa mbere, kuko icyo gihe afite ikarita bari barimo hasi gatembera nta kibazo. Ahari abagabo barimo bakina igisoro hejuru, playing dice ni igisoro. So icyo muri icyo gihe bakina icyo gisoro, yo panda gare ije bari bukanse, umwe ahubuka kuri rooftop agwa hasi ahita avunika. Hari umudokita waranga arimo atambuka, arababwira ati mwambabare uyu muntu asaba zanze kuba polisi bakora umuntu ajya kumuvura, baramwangira baramurwanya, ariko birangira bamuhaye ajye kumuvura. Zuma nawe afata amufasha guterura wa mugabo wavunitse, amushyira mu modoka, bamujyana kwa dogiteri. Bagezeyo Zuma akiyagira asanga dogiteri, uwo dogiteri yari umwirabura, asanga dogiteri abayeho neza kurusha wa muzungu. Yafati burya nanjye byanze ko nabigeraho, urasise umwirabura se yabigezeho. Akaradiyo mu nzu, ka climatiseri, ka televiziyo, buri kimwe cyose, firigo. Afati bya bintu burya Eliza bashaka n'ibingi burya natwe abirabura twabigeraho. So Zuma abaho ngaho arataha, wa mwirabura nawe kubera kugira ubwoba bati nimara gukira
bari buze kuza bamvuga nkuko Dr. yamusezeranyije yasezeranyije polisi ko ari buze kuba mushyira namara bukira. Wamwirabura yaciye mu dirishya arihungira, ibintu bamenye yanyuze. Zuma naraje ataha asubira mu rugo kuryama. So nibwo nyuma yaho haje kuba ya accident mu Kirombe. Padati ntabwo tuzi kura bari abantu bakirimo twacukura tubavanemo. Na Zuma ati niko bimeze. Abandi bazuma fati let them mubareke mukomeze akazi mukora ibyabaje mukomeze mucukura amabuye. Habinigararambye mu Kirombe. Zuma biranga, Padi aranga kugeza igihe haziye